Yes, reka twikomereze naho twari tugeze ndetse muribuka yuko twasize umukobwa wacu Denise bari kuba bamubwira ati ese warebye amakuru ari kuba yakuvugwaho, ni nabwo yagiye agasanga bari kuba bamushinja kuba yaryamana na papa w'umusore Mose, ndetse ibi ngibi byose byari byakozwe na kakanyeshyari kacu ka Divine. Barakwereka ahangaha dutangiye episode ya 7 ndetse nizere ko inkuru yacu rwose iri kuba yabashimisha ndetse yabanezeza ikabagera ku mutima. Ndetse uyu mukobwa bidatinze yaje muri kampani yabo yo kwa Mose Store, niko gusanga abakozi ahangaha bose bari kuba bamwiha ndetse batangiye kuba bavuga ati ndebera wa mukobwa rwose wavuye ahangaha kwa John, ati yatangiye kuba yaryamana na sogokuru wiwe. Kumbe John disi yaraje aho ngaho atangira kwabwira abakozi ati ibi ngibi ntago bibareba, muvanga mugende. Kumbe umukobwa nawe yaragize ngo abashe kuba yagenda. John yatangiye kubabwira umukobwa ati ese ibi ngibi urishoye yuko ushaka gukomeza kuba wabikora? Ati ngewe ndashaka kuba wangarukira rwose ukongera kuba wawe umugore wanjye. Bibutse byari byamaze kuba byarenga inkombe. Umukobwa ahangaha niko kuba yamwiyaka amubwira ati reka reka nibibaho, ati ntibishoboka ko nakongera kuba inaba umugore wawe rwose. Uzi kubana n'umuntu ngo nuko yagutabaye akajya gukoresha icyo ashaka ndetse akabasha kuba yagufata nabi, ndetse akajya gukodesha nk'umugore wiwe, akagukodesha nk'indaya nk'aho atari umugore wawe cyangwa se atari umugabo wawe. Umukobwa wacu Denise yabashije kuba yambwira ati reka reka ibyo ntibyashoboka. Kumbe bakiri kuba baganirira aho ngaho, papa w'umusore niko kuba yahagera atangira kuba yabwira John ati ariko wowe uri nkande, wowe urinde ku buryo uhora wumva umukobwa wanjye cyangwa se umugeni w'umusore wacu yatandukana n'umwana wanjye. Mama wa Mose niko kuba yabwira umusore wari urahanga John ati reka mbe nakugira inama musore, ati ndakwinginze ntuzongere kuba wabangamira umuryango wacu, ati guhera uyu munsi uze kuba wagira ute wawugendera kure. John ahangaha isoni zatangiye kuba zamwica, atangira kuba yababwira ati reka mbanze nagenda. Umusaza niko kuba yamubwira ati se ibyo dusezeranye cyangwa se ibyo tukubwiye ubashije kuba wabyumva? John niko kuba yavuga ati yego rwose, ati kandi ntago nzabasha kuba inabyongera. Niko kuba yakatagiye kuba yagenda. Mukecuru akamubwira ati ariko ireka kuba wakihutisha ibintu, ati bitwaze gakeya n'ubundi ntacyo turi buze kuba twagutwara. Mukecuru ahangaha niko kuba yaseka aramubwira ati ahubwo ndashaka ngo ube wadufata agafoto ka famiye ndi kumwe n'umukazana wanjye ahangaha, ati kandi wibuke uze kuba wakoresha filita nziza iri buze kuba yangaragaza nk'icyuki nubwo nshaje. Umukobwa niko kubabwira mukecuru ati se none aha ni ngombwa? Mukecuru niko kuba yambwira ati mwana wanjye tuza, ati rega ndabizi nanjye imyaka urimo nayigezemo, ati kandi niba iri kubasha kuba byakuvugwaho ndi kuba nabyumva, nta kintu ntari kubasha kuba nakumva. Buriya mu buzima aho uzava akagera uzagira umuntu ukumva cyangwa se uzagira umuntu ukwitayeho ndetse ubasha kuba wakumva ibibazo byawe, akabasha kuba yabibyira ibye ndetse akabyitwaramo neza. Mukecuru yatangiye kuba yafata posteri n'umusaza, ndetse n'umusaza abwira umusore ahangaha ati uze kuba wadufotora neza kandi tuzemo twese turi kuba twagaragara. Bidatinze umusore wacu nawe nk'umukamezi wakamejeje cyangwa se umukamezi bari bamaze kuba ibaha akazi, yabashije kuba yadufotorera umuryango ahangaha. Disi baje kwicara ahangaha batangira kuba bareba amafoto bose, ndetse batangira kuba bavuga ati aya mafoto rwose ni meza atarashimishije cyane, aturi kubona ukuntu ngewe nawe twasaga neza. Disi umukecuru n'umusaza ahangaha bari bamaze kuba bakishimira umukobwa wabo, ndetse bari bakuba bamufata nk'umwana wabo. Tugaruka ahangaha inama yari yateranye rwose iri kuba yakiga ku buryo umushinga wa kampani ya Matiyo Store cyangwa se Mose Store wakomeza kuba wajya mbere ndetse ugakomeza kuba watera imbere cyane. Byose byari biri kuba byavugwaho muri aka kanya, bari kuba bavuga ati twe turambiye ibihuha cyangwa se rumuzi ziri gukomeza kuba zakuvugwaho kandi ari wowe CEO wa kampani yacu. Ahangaha Mose niko kuba yababwira ati ibyavuzwe byacu cyangwa se ibyabaye byose ndatekereza nta kintu biri buze kuba ibyajagajeza kuri kampani, ati kandi ikindi namwe turakorana mwakagombye kuba muri kureba ibibazo birimo mukabasha kuba mwamfasha kuba twabihandoringa. Kumbe wari uri ko wakomanga barakwereka wa musore wacu Honore yabashije kuba yakinjira muri ako kanya, aza ari kuba yabwira Mose ati akira ndebera hano ukuntu zitwaye, ati ndebera ukuntu situwasiyo imeze ahangaha. Niko kuba yatangira kuba yambwira ati ubwo byose byamaraga kuba byaba, ati mama we yafashe umwanzuro ndetse
yakoze account kuri social media arangije postingaho amafoto ari kumwe na sheri wawe cyangwa se n'umugore wawe, ari kuvuga ati kubera iki muri kuba mwavuga gutya umukobwa wanjye cyangwa se umugore w'umwana wanjye. Iyo ni caption yabashije kuba yashyira kuri ya mafoto, ndetse mwibuka amafoto ari kuri online ni wa musore wacu John wabashije kuba yafotora, ndetse ari mama w'umusore yamusabye. Disa Mose yarabibonye hanga atangira kuba yakishimamo, ndetse atangira kuba yavuga ati kubera iki mama yatekereje iki gitekerezo cy'ubusazi akabasha kuba yakora ibingibi. Yatangiye kuba yabwira boda hanga ati mwese ndakeka ubu ngubu mwajya kuba mwafata akaruhuko, ati kuko ikibazo twari turi kuba twarebaho mama wanjye ndabona yafashe umwanya wo kuba yakikemurira hagati yiwe. Barakwereka hanga mu rugo umukobwa nawe yakomeje yitegereza za posti babashije kuba bakora, ari kuba yavuga ati aya mafoto rwose arasa neza, ati nizere ko ari buze kuba yakemura ibibazo bihari. Ariko disi ntago yari yishimye, ndetse na papa w'umusore yarabibonaga ko ibyabashijwe kuba byavugwa kuri uyu mukobwa atari byiza, bitabashije kuba ibyamushimisha habe na gatoya. Mwibutsa kuba wadukorera subscribe kuri YouTube channel yacu niba utarayikora, ndetse ujya no muri comment tubwire kuri kumva iyi nkuru yacu, ndetse utange n'igitekerezo cy'ikintu wumva twahinduramo cyangwa se twakongeramo. Kandi ntiwibagirwe kuba wadukandira kuri like, ndetse no kuba wadukorera share ku bantu bawe. Tsangaha mama na papa ba Mose bakomezaga bitegereza umukobwa bavuga ati rwose yabashije kuba yata umutwe, intago ari hamwe. Kumbe koko Denise nawe ntago yari hamwe. Mwibuke mu bukwe cyangwa se mu kubana kwiwe na Mose yari kontra y'ukwezi, ndetse bari bahanye. Ndetse mama wa Mose yatangiye kwambwira ati mwana wanjye tuza, ati ndabizi neza ko ibintu byose birivuze kuba byagenda neza cyangwa se byajya mu mucyo. Papa niko kuba yavuga ati bariya abantu babashe kuba bakora biriya, ati turaza kuba twabafata vuba kandi baraza kuba babyishyura. Disangaha agakobwa ko ka Denise kari kwibaza ngo ubwo abantu bose bamaze kumbona mu mafoto y'uyu mukecuru n'umusaza, ati byo kuba nahana divorce n'uriya musore wacu Mose biri kuba byahagarara ntago byakunda. Amen amena. Nanjye ubwanjye nshigikiye urukundo rw'aba bana babiri, ndetse bazabane bibyarire hungu na kobwa. Umukobwa hanga niko kuba yababwira ati mwakoze kuba mwamfashe rwose, ati kandi ndabashimiye kuba muhangayikishijwe nanjye. Umukobwa niko yarari kuba yabwira abasaza n'abakecuru bari barahangaha, ndetse arababwira ngo agiye kuba yajya kuri ofisi ari buze kuba yagaruka. Barakwereka ahangaha wa muryango wundi w'ibyihebe ndetse w'abicanyi w'abahemutsi, ndetse bari ahangaha bari kuba bapostinga ibindi bintu. Bakomezaga nabo kureba ibiri kwa byavugwa, ndetse mwibuke ibi byose ni akagambane k'uyu mukobwa Divine uri kuba yakundana n'umusore wacu ahangaha Mr John. Ndetse nabo bakomeje bitegereza ya mafoto umukobwa wacu Denise yifotoranyije n'ababyeyi ba Mose bavuga ati ariko mbanza Mose yarakunze uriya mukobwa cyane rwose, umutima we akaba yarawumweguriye. Mose nawe aho yari arahangana na Honore yakomeje yibaza byinshi, ndetse ari kwitegereza amafoto y'umugore wiwe na papa we ndetse na mama wiwe, ari kuba yavuga ati nyagasani cyangwa se mana uze gukomeza kundengera no kumfasha no kungenda impande, uriya mukobwa ntaze kuba yahindura ibitekerezo ngo abashe kuba yansiga. Mbibutsa ahangaha Mose wacu uri ahangaha akunda uriya mukobwa Denise bimwe by'indani, ndetse hamwe umuntu aba yumva yakitangira n'undi. Ndetse ahangaha ibyo byose ubwo byari biri kuba yari ari kumwe na Honore, ndetse bari kuba bajya inama bari kuvuga ati ese turaza kuba twabikora gute, turaza kuba twabigenza gute, iyi situation turi kuba twakisangamo muri iyi minsi kari mbi cyane kimeze nabi. Bibutse hari uwari uri kubasha kuba yabagendaho, ndetse agatangira no kuba yapostinga amafoto y'umukobwa amubeshyira ngo yaryamanye na papa wiwe. Ahangaha Honore yatangiye kubambwira ati muri iyi minsi ati icyo ugomba cyangwa se icyo ugomba kuba wakora ni ukuba wagira umutima ukomeye, ndetse uriya mukobwa ukabasha kuba wamuba hafi. Ndetse ahangaha abagambanyi bo ntibari bahagaze cyangwa se bicaye cyangwa baryamye, bakomeje bari kuba bagambana ndetse bari gukora twa tuntu twabo tw'ubugoryi. Mbibutse ibingibi waba umeze neza waba umeze nabi ntago wakagombye kuba wakorera ibintu bibi inshuti yawe cyangwa se umuntu mwabanye, watandukana n'umuntu cyangwa se mwakomeza mukabana
icyo mbifuriza ni ukuba mukomeza kuba mwabana mu mahoro ndetse mukabasha kuba mwakishima ibyishimo, mukabasha kuba mwabisangira. Aha ngaha John yatangiye kuba yagira umujinya, aravuga ati ibyo bakora byose cyangwa se ibyo bakikora byose njye sinzabasha kuba inahagarara kuba nareka kuba nabarwanya. Kumbu yari ari kuba yabwira yari Divine ndetse bari bahararanye muri iyi minsi, wari uri kuba yamufasha kuba yakemura ibibazo afite iby'umubiri. Divine yatangiye kuba yambwira ati nanjye rwose ngomba kuba nagufasha ndetse nkakuba hafi, ati uriya muryango rwose nanjye sinkwifuza. Mwumva ukuntu umuntu agenda agakora ndetse mu gihe ari kuba yatekereza gutera imbere, abandi bari gukomeza kuba batekereza kuba bamushyira hasi. Ndetse Divine yakomeje abwira John ati ngiye nimasha kuba nabatandukanya, ati ndatekereza neza ko uzabasha kuba wampa miliyoni zanjye 20. Mwumva ukuntu urukundo rwe rwatangiye kuba irwazamo ubugambanyi. Ndetse ahangaha John nawe yakomezaga yikiriza avuga ati yego rwose tugomba gukora igishoboka cyose. Ndetse umusore akiri ahangaha wacu yabashije kuba yakakira message umubwira ngo ibyo washakaga byo kuba twaboroka abayoza babiri ndetse uwo bita Divine ndetse na John byabashije kuba byabasebutse cyangwa se ibyakunze. Ati ubu ngubu nta burenganzira bagifite bwo kuba bastokinga account yawe cyangwa se iy'umukobwa wanyu Denise. Ndetse umusore ahangaha yari amajije kuba yatsinda abanzi, ubwo bivuze ko ibintu byose bagiye kujya bapostinga ari bo bazajya babyirebera ndetse n'abandi bantu bashaka. Ahangaha yari ari kwereka Honore amubwira ati se wari wicisha inyoni ibuye rimwe ndetse ukica inyoni ebyiri. Ati ubu ngubu ngiye nibyo biri kubasha kuba byambaho muri aka kanya. Ati mbashije kuba nabatsinda, ati mbateye isoni, ati kandi nabo nizere ko biri buze kuba byabatera isoni. Honore yatangiye kuba yabwira umusore wacu ahangaha ati boss nizere ko nanjye muri buze kuba mwankiriraho agashimwe ku mushahara rwose nahembaga. Ahangaha na sosori Amose niko gutangira kuba yambwira ati ibyo ngibyo wibigiraho ikibazo, ati turaza kuba twabikoraho. Disi ariko ahangaha Amose yari yishimye cyane ndetse ari kuba yashimira n'Imana ko yari abashije kuba yatsinda abanzi be muri ako kanya. Niko kuba yabwira Honore ati ndatekereza amasaha yo kuba wajya mu kazi yageze, ati genda mu kazi turaza kuba twakongera kuba twaganira. Kumbe wakwereka nyiramwiza wacu Denise nawe yari ari aho ngaho. Kumbe Honore mu gusohoka yakubitanye na Denise aje kuba yakirebera umugabo we Amose. Amose niko kuba yamubaza ati se buryo uri ahangaha? Denise niko gutangira kuba yambwira ati yego rwose narinje ahangaha ngo tube twavuga kuri topic iri trend ahangaha. Mwibuke topic yari ari kuba yamubwiraho bari bagiye kuba bavuga yari imwe iri kuba yaba trend ku mbuga zose, iri kuba yavugwa ko uyu mukobwa yabashije kuba yaryamana na papa w'uyu musore wacu ari we Amose, kandi ari ibinyoma ndetse bakomeza kuba bababeshyira. Umukobwa Denise yatangiye kuhabwira umusore wacu ati ndakwinginze ndetse nkusabye ndetse ndagusabye nkuhaye n'ukuri kwanjye ahangaha kandi ndagushimiye cyane mu kuba wamfashije. Umusore Amose niko kuba yakigira nk'umuntu utazi ibyo umukobwa ari kuba yamubwira. Denise aramubwira ati rega ndabizi ni wowe ubashira kuba wabwira mama wawe ngo abashe kuba twakifotoranya amafoto turi kumwe ngabe yayapostinga ndetse ashyireho na ziriya caption. Disi umukobwa Denise ahangaha nawe ntago yari umwana cyangwa se ntago ari kagafu k'imvugo rimwe umuntu yabasha kuba yakifatira ngabe yakabeshya. Umusore wacu ahangaha Amose yatangiye kuba yambwira ati sheri, ati nashaka kuba nakugerageza ariko finally wabashije kuba wamfata wabimenye. Denise niko kuba yambwira ati rero ngiye ibyo ngibyo ndabikunze cyane. Kumbe bakiri aho ngaho mama na papa binjiye bavuga ati ese mwese muri ahangaha? Ati twabashakiye rwose ikanzu nziza ndetse ibereye umukobwa wacu. Ndetse ahangaha papa w'umusore ndetse na mama w'umusore baje bamubwira ati ndatekereza iyi design rwose ari nziza ndetse yakozwe n'umukobwa wabashije kuba yakigana ndetse mu myaka 5 ishize n'uyu musore wacu ari uyu nguyu Amose. Mama yatangiye kuba yamubwira ati ndatekereza wabasha kuba wayikunda rwose. Ndetse we n'umusaza ahangaha bakomeje babwira umukobwa, ariko Denise we ntago yari yishimiye, yakomezaga yitegereza ikanzu bari bamuzaniye aho ngaho. Mama w'umusore niko kuba yamubwira ati ese ntago uri kuba wakunda ikanzu kutari kuba wavuga?
Denise nawe niko kuba yatangira kuba yakitegereza ikanzu ndetse atangira kuba yayireba neza nk'umudizayina wabyize neza ndetse akaba yarabiminurije kwa Mateo Store. Yatangiye kuba yababwira ati iyi kanzu rwose yari nziza, atari ko bagiye bashyiramo amadizayini menshi ku buryo yabashije kuba yayangiriza. Ati sintekereza ko umuntu wabashije kuba wayikora ibyo yari ari gukora yari abishyizeho umutima. Mose niko kuba yavuga ati rwose niba sheri wanjye atari kuba yakunda ibyo ngibyo mwazanye aha ngaha, ndatekereza mwabasha kuba mwabivana aha ngaha mukagenda. Denise niko kuba yatangira kuba yakegera ya dizayini yari iri aha ngaha, atangira kuba yayegereza aho ngaho avuga ati ndatekereza ahubwo tugomba kuba twayisohora aha ngaha. Mose nawe yatangiye kuba yarunguruka ari kuba yatekereza ati se umukobwa rwose ibi ngibi abashije kuba yabifata gute. Yahise ahaguruka, mama atangira kuba yamubwira ati mwana wanjye rega, ati simba nshaka ko uhura n'ibibazo cyangwa se hari ikibazo uhura nacyo mu rukundo uri kumwe n'uriya mukobwa. Ati kandi ikindi nzakomeza njye na papa wawe tubashyigikire, ati kugeza ubwo uriya mukobwa igihe azemerera ko mugomba kuba mwabana akaba umugore wawe ndetse nawe ukabasha kuba iwaba umugabo wiwe. Ati se ntabwo uri kubona ko njye na papa we twabashije kuba twahaguruka twemeje kuba twabikoraho. Umukobwa yahise agenda, kumbe yakanzu yari yayijyanye agiye kuba yayikoraho ubushakashatsi ndetse ngo abashe kuba yareba bimwe mu byayikoze. Umukobwa yatangiye kuba yababwira ati iyi kanzu rwose ntabwo ndi kuba nabasha kuba nayishimira kuko hari ikibazo ifite ndetse ifite dizayini mbi rwose. Mama w'umusore yatangiye kuba yamubwira ati niba utabashije kuba twayikunda ati twayisubizayo nta kibazo. Mose yatangiye kuba yavuga ati sheri, ati ibyo ngibyo basha kuba wabindekera ndaza kuba inabikurikirana. Mbibutsa Mose wacu uri aha ngaha ntajya yifuza ko hari ikibazo na kimwe uyu mukobwa wacu Denise yabasha kuba yagira. Mbibutsa bajya kuba bahura cyangwa se bajya gukundana yabashije kuba yamwigurira ndetse amugura ku mafaranga makeya. Namwe mumva urukundo ruri aha ngaha rw'umugabo uhaga umugore akajya kuba yamucuruza cyangwa se yamugurisha yitaye ku nyungu ziwe atabashije kuba yakita ku nyungu z'umuryango. Burya nibyo bakubwira ngo mu buzima uzabashe kuba wagira umuntu wita inshuti cyangwa se wita mama cyangwa wita papa n'abadahari abo bose. Uzashaka inshuti y'ubuzima bwawe izabasha kuba ihari ku bwawe ndetse ko ibibazo byawe ikabasha kuba yabigira ibyawe. Mose abonye aha ngaha bikomeje kuba byaba induru, yafashe umugore wiwe cyangwa se umukobwa bateretana abasha kuba yamuvana aho ngaho amubwira ati shu, ati ndateka twava aha ngaha. Mama na papa niko gusigara aha ngaha bavuga ati bigaragare ko iki kintu twazanye cyangwa se ikanzu twazanye uriya mukobwa wacu atabashije kuba yayikunda. Papa niko kuba yavuga ati oya ibyo byihorere, ati ubwo ari kumwe n'umusore wanjye ndamwizeye baraza kuba bamera neza, ahubwo ati reka natwe tube twakivira aha ngaha. Papa Mose na mama Mose nawe bari bawubanye rwose ndetse bakundanye. Kumbe barakwereka ku kanya hari Karyase ndetse Kanyamasuku waje aho ngaho kuba yakora isuku kugera aha ngaha yahasanze yakanzu ndetse bayijugunye hasi imeze nk'itorosho. Yatangiye kuba yayitoragura avuga ati aha ngaha havamo injyamane, ati ndaza kuba nayijyumuza ndetse ndakuramwo make yanjye. Karyase yatangiye kuba yayitegereza araseka ndetse aha ngaha barakwereka Honore yari ari mu modoka ari kumwe na wa musore wacu amubwira ati se boss, ati ko mbona warakaye, ati ubundi mu buzima busanzwe ati biri kuba byagenda gute, ati we na madamu mumeranye neza. Mose niko kwambwira ati Honore, ati ibyo ngibyo baba ubiretse, ati ntago ariko kanya rwose, ati ubu ngubu tugomba kuba twareba kuri business ngo bimeze bite. Mbibutse igitego kimwe umusore yashaka kuba yageraho mu buzima kwari ukuba yakigarurira umutima w'umukobwa wacu Denise, ariko Denise nawe muri aka kanya ntago byari bimeze neza ndetse ntago yari ari kubasha kuba yatekereza neza ku buzima bwari buri aho ngaho. Barakwereka muri ako kanya wa mukobwa wacu Denise yari ari aha ngaha ari kuba yavuga ati ariko ubu ngubu biraza kuba byagenda gute. Kumbe barakwereka wa mukaryasi wacu yari yazanye ndetse hari icyo yari yamuzaniye aha ngaha amubwira ati mabuja ndatekereza iki ngiki, ati wabasha kuba wagifata, ati wenda nta wamenya kiri buze kuba icyagira akamaro kikumarira. Denise muri iyi minsi ntabwo yari ameze neza ndetse ntiyari ari kuba yishimye. Ndetse mwibuke Denise agira inshuti yiwe bita Ana yatangiye kuba yavuga ati ngomba kuba
inahamagara Ana tukabasha kuba twavugana. Niko kuba yafata telefone atangira kuba yahamagara anamubaza ati se Ana aturiye ko byancanze ko numva nshaka ko tuganira. Mbibutsa kuba mwadukora subscribe mutazacikwa na episode izakurikira iyi ngiyi, ndetse mujye muri comment mutubwire ko muri kumva inkuru yacu, niba yabashimisha mushyiremo imitima myinshi, ndetse ntimwibagirwe kuba mwadukandira kuri like no gukora share kuko ni ingenzi cyane. Dusize umukobwa wahamagaye inshuti ze ngizi mugira inama, se muratekereza birizo kurangira gute?